Ati nshuti bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Francine Twagiramariya, ndi umumama, ndubatse, mfite abana batandatu, abahungu 3 n'abakobwa 3. Nje hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ni gute wamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ariko mbere yuko tutangira twinjira muri iryo jambo, muri icyo cyigisho, ndagira ngo tubanze twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe, umwuka wayo wera atuyobore. Kadusenge. Mana yacu, turagushimye kudukunda, turagushimye kutwitaho, ineza yawe, ubuntu bwawe, imbabazi zawe nibyo bituma umuseke udutambikira. Tugushimye rero ko tukiri bazima, kandi tugushimiye imigambi myiza udufitiye. Aka kanya rero tugashyize mu maboko yawe kugira ngo abe ari wowe uba Alpha na Omega, kandi umwuka wawe wera ayobore byose. Iri jambo tugiye gusangira mwami rigira imbaraga mu buzima bwa benshi, buhinduke, rigwire, maze icyo waritumye ugisohoze mu izina rya Yesu, amen. Turakomeje rero, nkuko nabibabwiye, turaganira ukuntu umuntu yamenya umugambi Imana imufitiye. Kenshi abantu bakunda kwibaza bati kuki ndi hano ku isi, Imana yandemeye iki? Tugiye kureba uburyo umuntu yasobanukirwa icyo Imana yamuremeye. Umuntu wese Imana yaremye, uko waba warageze ku isi kose, Imana yakuremye igufitiye umugambi. Ariko uwo mugambi kugira ngo ubashe kuwumenya, ubashe kuwusobanukirwa, hari ibintu 4, hari intambwe 4 ugomba gutera. Hari ibintu 4 ugomba gutera. Burya ikintu cya mbere ni ukumenya. Iyo ikintu utakizi wishyura ikiguzi, ariko iyo umaze kumenya ugasobanukirwa, ibintu byose bigenda neza, ibintu byose biroroha. Ubwo rero ikintu cya mbere ugomba kumenya, intambwe ya mbere ugomba gutera, ugomba kumenya ko Imana yakuremye igukunze. Ugomba kumenya ko Imana yagukunze. Kenshi hari igihe tunyura mu bintu bikomeye bibabaje, noneho umuntu akibaza niba Imana imuzi, umuntu akibaza niba Imana imukunda, akavuga ati ariko se niba koko iyo Mana muvuga inkunda ikaba ari urukundo, Imana yakwemera ko ibi bintu bimbaho? Imana yakwemera ko nca muri ubu buzima bumeze gutya? Ariko ndagira ngo ngutangarize uyu munsi ko Imana iragukunda, kandi igufitiye umugambi mwiza utangaje. Ntago yakuremye nk'impanuka, ahubwo yakuremye ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ikintu cya mbere cyatumye Imana ikurema, ikintu cya mbere Imana ifite ku buzima bwawe ni uko igukunda. Kubw'urwo rukundo rero ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Yohana we akomeza atubwira ati ubugingo, muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, atubwira uwo mugambi w'Imana ahantu uhisha aho ngaho muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Haravuga ngo
umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone ubugingo bwinshi. Imana yaje kugira ngo tubone ubugingo kandi tubone ubugingo bwinshi. Nicyo cyatumye yohereza Kristo, ni ukugira ngo tugire ubugingo kandi tugire ubugingo bwinshi, kandi ubwo bugingo tubugire mu bice byose by'ubuzima bwacu. Uwo ni wo mugambi Imana ifite ku buzima bwacu, ni ukugira ngo tugire ubugingo kandi tugire ubugingo bwinshi, tuneshe ibiturwanya, tuneshe ibiduhiga, tugire ubugingo kandi tubugire ari bwinshi. Ariko hari inkomyi. Imana yacu irera. Ijambo ryayo riravuga ngo uvuga izina ryanjye ave mu bidatunganye. Imana irera kandi umuntu ni umunyabyaha, kandi ngo ibyaha byacu nibyo byadutandukanyije n'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23, muze kwasoma. Haravuga ngo iyo tutumviye Imana tukigomeka tugakora ibyo twishakiye, Imana igira gute? Ntago ibana natwe. Ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ibyaha bituma tutinjira muri wa mugambi Imana idufitiye. Ibyaha bituma tudashyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23 ho haravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Iyo turi mu byaha mu buryo bw'umwuka tuba tugaragara nk'intumbi, kuko umuntu udafite Imana muri we aba agaragara nk'intumbi. Noneho iyo ufite Imana, iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uba ufite ubugingo bw'iteka kandi uba ufite ubugingo bwinshi. Uba uri muri ya migambi Imana yakuremeye. Noneho intambwe ya 3 ugomba kumenya, iyo umaze gusobanukirwa ko uri umunyabyaha, ukamenya ko ibyo byaha ari byo bidutandukanya n'Imana, umenya ko rya jambo twahereyeho ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo umaze gusobanukirwa ko Imana igukunda, ukamenya gusobanukirwa ko uri umunyabyaha kandi ko ibyaha ari byo bidutandukanya n'Imana, bituma umuntu atabasha gusobanukirwa imigambi ye, kuko atabasha kwegerana n'Imana ngo imuhishurire imigambi Imana ifitiye ubuzima bwe. Noneho utera indi ntambwe. Imana yatanze umuti. Imana umuti yatanze ni Yesu Kristo. Mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8 haravuga ngo Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Ni cyo kintu cyerekana urukundo Imana idukunda. Nuko Kristo ngo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Yadupfiriye tukiri abanyabyaha kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo tububonera muri we. Kandi ntabwo ari ubugingo gusa, ngo yaje kugira ngo tubone ubugingo bwinshi, ubugingo bwinshi muri domene zose z'ubuzima bwacu. Yesu rero nta nubwo yaza gupfa gusa nk'uko abandi bapfa, ntabwo twagombye kuba tumuvuga, ariko Kristo yarapfuye arangije arazuka. Mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere, mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku 6 niho hatubwira ukuntu Yesu yazutse. Impamvu yarazutse arangije yiyereka abigishwa be 12, yiyereka Kefa, abonekera ngo n'abandi bene data basaga 500.
Yesu wenyine niwe ushobora kutwunga n'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyo umaze gusobanukirwa ko Imana yatanze umuti ko ari Yesu, kubimenya gusa ntabwo bihagije. Iyo umuntu afite ubumenyi hari icyo akora. Icyo ugomba gukora rero ni icyo ngiye kukubwira. Ni intambwe ya 4 ugomba gutera. Intambwe ya 4 ugomba gutera ni ukwakira uwo Yesu Imana yatanze tukiri abanyabyaha, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Ugomba kumutumira mu bugingo bwawe. Ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye akinjira agafungura, nzinjira iwe dusangire. Yesu iyo arakomanga Yesu ari ku rugi rw'umutima wacu, arakomanga, arakubwira ati mwana wanjye ndagukunda, mwana wanjye ngufitiye imigambi myiza, mwana wanjye dore isi iraremerewe, isi irarushye, ngwino nkuruhure. Mwemerere rero, kingura umutima wawe. Mu Baroma n'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe ko Imana yamuzuye uzakizwa. Kingurira Yesu umutima, umubwire uti mwami Yesu ngwino mu mutima wanjye, umbere umwami, umbere umukiza, umbabarira ibyaha byanjye byose. Iyo umaze kumwakira nk'umwami n'umukiza, wamufunguriye urugi rw'umutima wawe, hari inyungu. Muri Yohana wa mbere igice cya 5 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13 haravuga ngo kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho, ngo naho udafite uwo mwana nta bugingo afite. Iyo umaze kwizera Yesu ubu ufite ubugingo buhoraho, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ngo ntawe ujya kwa data atamujyanye. Tumaze rero gusobanukirwa ukuntu umuntu intambwe agomba gutera kugira ngo abashe kwinjira mu migambi itangaje Imana yamuremeye. Icya mbere twabonye ko ugomba kumenya ko Imana ari urukundo. Imana iragukunda, Imana igufitiye umugambi mwiza ku buzima bwawe. Nta muntu n'umwe Imana yaremye impanuka. Uko waba warageze ku isi kose ntabwo uri impanuka. Imana yemeye kuvuka aho wavukiye hose, uko wavutse kose, ariko Imana yemeye kuvuka yari gufiteho umugambi kandi yari gufitiye urukundo. Icya kabiri ni uko umuntu wese ni umunyabyaha. Kuva nyuma y'abasogokuruza bacu Adamu na Eva, twese tuvukana icyaha, babyita icyaha cy'inkomoko. Ariko ugomba kumenya ko ibyo byaha, ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko Imana yatanze umuti ni Kristo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe wongera kuduhuza n'Imana, niwe Imana yaduhaye kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Kandi abamwizeye, abamwakiriye bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo tumaze kwizera Yesu Kristo duhabwa ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana iduhindurira amateka, Imana iduhindurira ubuzima. Tuba dutangiye kugendera muri ya migambi y'Imana. Noneho buhoro buhoro uko urugendo tuzagenda tubibona, uko umuntu agenda muri iyo nzira, muri urwo rugendo, Imana igenda imuhishurira
ya migambi, impamvu ari ku isi. Ntabwo ugomba kuva ku isi uko waje. Hari ikintu Imana yaguhamagariye gusohoza hano ku isi, ariko imigambi yose y'Imana isohorezwa muri Kristo. Niyo mpamvu tugomba kuba muri Kristo kugira ngo tubashe gusohoza imigambi Imana yaduhamagariye hano ku isi. Ubwo rero nsoza, ndagira ngo nguhamagarire wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, utarasobanukirwa urwo rukundo rw'Imana, utarasobanukirwa imigambi y'Imana, ntabwo ushobora kuyimenya hanze ya Kristo. Ndagira ngo tubanze dutere iyo ntambwe, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma tuzagenda tureba uko umuntu ahishurirwa nyine icyo Imana yamuhamagariye hano kuri iyi si. Reka dusenge Imana, nzajya nsenga hanyuma usubiremo. Mwami Yesu, ndagushimye. Ngushimiye ko wankunze nkiri umunyabyaha, ukampfira ku musaraba i Golgota, kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo mbabarirwe ibyaha byanjye byose. Mwami Yesu, ndagukeneye. Nkinguye urugi rw'umutima wanjye. Ngwino mu mutima wanjye. Ngwino umbabarire ibyaha byanjye byose. Mbabarira Mwami, ndi umunyabyaha, ariko nsobanukiwe ko umfitiye imigambi myiza, kandi nsobanukiwe ko umfitiye imbabazi. Nciye bugufi rero kugira ngo umbabarire. Amaraso wamennye ku musaraba i Golgota anyeze rwose, antunganye. Nkura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Hindura imibereho yanjye yose mbe nk'uko ushaka. Nshoboza gusohoza imigambi yose wampamagariye hano kuri iyi si, kubw'icyubahiro cy'izina ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ndabashimye rero, ikiganiro cyacu ni aha ngaha kigarukiye. Tuzakomeza tuganire ku ijambo ry'Imana, tuzakomeza tuganire ukuntu umuntu yasobanukirwa ikintu Imana yamuhamagariye kuri iyi si kugira ngo asohoze imigambi ye. Kandi tuzakomeza no gusangira ijambo ry'Imana, uko Imana izagenda ituyobora. Nizere ko ijambo ryayo rizatugirira umumaro, kandi ibyiza Imana yaduteguriye bikatugeraho uko yabiduteguriye byose. Imana rero ibaha umugisha. Amen.